bikorwa byose bijyanye no kuzamura igihingwa cy'ikawa kugira ngo dufatanye kuzamura umusaruro. Bumve ko leta ibashyigikiye ndetse n'ibikorwa byose bazabigiramo uruhare kugira ngo tubashe gufatanya. Bari ku ruhembe rw'imbere rwose, mbabwira ko baza tugafatanya, abakiri inyuma abakitinya, ariko bumve ko leta turi kumwe nabo kandi tubashyize imbere. Reka dushimira abakunzi b'ICYUZUZO TV, ijwi ry'Umuhinzi n'umworozi, mudahwema kudukurikira, mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu. Muri iki gitondo reka dusuhuza abantu badukurikiranye mu mpande zose z'igihugu, mu turere twose dutandukanye tw'igihugu, ibihugu bya East Africa bidukurikirana bumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse no ku mugabane w'isi mu bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Twasanze yuko abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda bararenga miliyoni 40. Ni bamwe mu bagenda bakurikirana ibiganiro by'ICYUZUZO TV. Inkuru tuzanye uyu munsi muri iki gitondo ni itangazo mwaraye mwumvise mwese ryerekeranye n'ubuhinzi bw'ikawa, aho hari hashize igihe kinini ubuhinzi bw'ikawa busa nkaho umuhinzi w'ikawa abangamiwe, tugendeye ko yashoboraga kweza umusaruro ntabashe kugurisha ku giciro yifuza. Ugasanga bamushyiriyeho ibintu byitwa zoning mu turere turenga 25 duhinga igihingwa cy'ikawa. Murabizi ibintu bya zoning ko bisa nkaho byababangamiye mu buryo bukomeye, aho umwe yashoboraga kugurisha ku giciro kisa nkaho kiri hejuru ho gato, undi akagurisha ku cyo hasi, atabona uburyo bwo kujyana umusaruro we aho yawugurisha nawe ku giciro yishimiye cyangwa azihe uwo yishimiye. Cyane ko washoboraga kuba wenda tuvuge ufite umuntu wo muri famiye cyangwa inshuti yawe ifite uruganda muturanye, ariko ntushobora kumuha ikawa kandi wowe wezi ikawa nyinshi kubera ibintu bya zoning. Bari barashyizeho n'abakurikirana ko hari umuntu yijyana, wayivana mu gace kamwe muri zoning udakoreramo yijyanye mu yindi bakaguca amafaranga cyangwa bakazikwambura. Ibyo ni ibintu byagiye bibaho cyane, abahinzi ntibabyishimira cyane, byari bibangamiye abahinzi n'abafite sitasiyo zitonora ikawa, nabo inganda zitonora ikawa nabo ntago babyishimiraga, kuko hari igihe yabaga afite target yo kuba yakora ikawa toni zingana gutya, ugasanga wakumva n'igiciro yacyongera bitewe n'isoko afite, ariko ugasanga ntago bamwemerera kuba yajya kugura ahandi. Inkuru nziza rero leta y'u Rwanda yazanye biciye muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, mu itangazo rya Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi nyakubahwa Musafiri Ildefonse, ryakuyeho za nzitizi ku bahinzi b'ikawa. Tubabwire ko abahinzi b'ikawa bari bamaze gusa nkaho bagenda babivamo gahoro gahoro. Ikawa y'u Rwanda yari yaramamaye ku ruhando mpuzamahanga, yari imaze kugeraho abahinzi batangira kuvuga ngo reka tuzirandure twihingire voka, kuko voka turaziha umuntu wese dushaka, voka turaziha uduha amafaranga menshi. Ikawa nubwo iri mu butaka bwacu, twe tuyitaho, tuyikurikirana, tumenya uko imeze, ntago tuyifiteho ububasha cyangwa ubushobozi. Izo nzitizi zose zavuyeho uyu munsi. Rwose ni inkuru nziza, ni ibyishimo ku bantu bafite inganda z'ikawa, ni ibyishimo ku bahinzi b'ikawa ko mu mwaka utaha, kuko sezo y'ikawa n'ubundi irarangiye, bari kugenda banika izasigaye mu masitoke kugira ngo zijyanwe ku isoko no kuzitunganya, ariko abasarura nk'abahinzi bo zisa nkaho zarangiye. Rero impungenge muyikureho, mwo kurandura ikawa nk'uko mwajyaga mubitubwira ngo muri hingira voka. Izo mpungenge zose zavuyeho, ikawa yongeye gusubizwa agaciro kayo. Ibi byose ni imiyoborere myiza y'igihugu cy'u Rwanda, ya leta y'u Rwanda y'ubumwe bw'abanyarwanda. Reka dukurikirane ijambo rya Minisitiri w'Ubuhinzi nyakubahwa Ildefonse Musafiri, yavuze atangaza impinduka zabonetse mu ikawa muri rusange. Icyingenzi kirimo nuko ibyitwaga zoning yo mu makawa. Zoning ni uvuga ngo amabwiriza atangwa akora umuntu yabaga afite agace yigengaho, akaba ariho agura ikawa, abantu bakaba batemerewe kujyana
kundi ruganda ruri muri iyo zone. So rero byatumaga abahinga kawa batishimira ko bafite ubwisanzure bwo kugurisha aho bashaka. Hari igihe muri zone runaka baturanye babaga wenda ku biciro byiza, akaba atemerewe kuba yayijyanayo, bigatuma abahinzi bamwe bacika intege, ndetse n'abatunganya kawa nabo bavuga bati ntabwo tunyuzwe kubera ko dushaka umusaruro mwinshi kandi dushaka gufite amatutanga meza, tukabaho tuwugura. So ibyo rero twaba twavanye byitwa zoning kugira ngo cyane cyane uwo uhinga kawa agire ubwisanzure bwo kugurisha kawa ye aho igiciro cyiza kiri. Hari igihe uwijyana hanze abonye igiciro cyiza ku isoko akaba ashaka guha abahinzi amafaranga meza. Iyo zone byatumaga abantu batisanzura. Twabona ubwisanzure mu kugura no gucuruza kawa, ariko cyane cyane turengera abayihinga, kuko twagumishijeho no kuba tuzadushyiraho igiciro cy'ikawa mbisi itumbwe kugira ngo dukomeze kurengera umuhinzi wa kawa. Ikindi kiri muri aya mabwiriza ni uko tugiye gushishikariza abatunganya n'abacuruza kawa kugira ngo dushyire imbaraga mu bwiza bwa kawa, cyo bita fully washed coffee. Ya kawa y'umwimerere nziza ifite igiciro cyiza ku isoko mpuzamahanga. Twaba twazizemo na fi cyangwa se icyo umuntu azajya yishyura igihe ashatse gucuruza kawa itari ya nyine rwo hejuru. Iyo twita kofi ordinaire, bayita kawa ordinaire, barayimenyereye. Iri isanzwe turashaka ko iba nke, ndetse n'uyikora ushaka kuyigitanyuze mu ruganda azajya yisabira uburenganzira tumwemerere, kandi atange ikiguzi, atange percentage igera hagati ya 3 na 5% y'igiciro cy'iyo kawa itari yo hejuru. Kawa yo hejuru yo nta kugira ngo ujye hanze ntacyo uzajya utanga, ariko iyi grade ya 2 ya 3 n'indi isanzwe izajya itanga 5% mu kigo gishinzwe kohereza hanze ku buhinzi NAEB. Ni bwo kugira ngo dusa nk'abaca intege iyo kawa itari nziza. Kuko ikigamijwe twabwiza agamije no kugira ngo twongere ikawa mu bwinshi no mu bwiza, ariko n'umuhinzi uyihinga noneho agire uburenganzira bwo kubona amafaranga meza igihe isoko mpuzamahanga naryo rimeze neza. Iyi ngingo mwari mukomejeho n'ubundi ubwoko bwa kawa bwemewe gutunganywa mu Rwanda ni kawa yogejwe neza. Ubundi bwoko bwa kawa busabirwa uburenganzira muri NAEB. Ahangaha ko ari kawa bihingwa mu Rwanda no kuyitunganya, kuyoza mu buryo butandukanye, nabyo bigomba gukorwa n'abahinzi mu buryo bateguye. Kuki hariho ubwo buryo bwo gusaba uburenganzira? Umuntu ashobora kuvuga yuko ari indi ishobora guturuka ahandi? Ntabwo ari ishobora guturuka ahandi, ahubwo nuko iyo ikawa uyogeje bitewe n'uburyo wayogejemo hashobora kubamo ikawa nziza cyane, n'inziza mu rugero, n'inziza mu rwego rwo hasi, cyangwa indi itanyuze mu ruganda abantu boza mu buryo busanzwe butanyuze mu ruganda twita coffee washing station. So ikaza ifite karite yo hasi bita cafe ordinaire. So kubera ko dushaka ko kafe yose iva mu Rwanda iba ari yandi yo hejuru 80%, abacuruza bakaba barabyumva ibyo bayisogongera, ibyo amanota ifite amutanga kuri 80, niyo bita grade ya mbere, bita fully washed, ikaba yogeze ndi yogeje neza. Rero niyo twemera, niyo dushaka ko iba nyinshi ndetse ikagera niyo yajya ku 100% twabyishimiye. Ariko kubera ko abandi nabo wenda hari abataragera kuri urwego bahita babijyamo, batahita bagera kuri urwego, n'abandi nabo bazajya basaba kuba bafata grade ya 2, grade ya 3 cyangwa se ordinaire. Ariko byo tumwemerera uburenganzira bitewe n'igihe, bitewe tumusure turebe ko nta bundi bushobozi afite bwatuma akora fully washed, tubone kumwemera, niba bazajya basaba uburenganzira. Ariko no tumuce n'ako kantu gatoya kazatuma mu by'ukuri abivamo vuba kugira ngo agane kuri kawa yogeje neza fully washed. Yego, mu masegonda make dusoza gukuraho ibi bya zoning, mushobora kubijyanisha no gushyiraho igiciro rusange cya kawa ku buryo aho umuhinzi ageze ashobora kuvuga ati igiciro kirangana?
so uburyo bwa busanzwe bukora muri zoning buri wese bwa dufite amazone 113 kuko dufite zone ijyanye n'u Rwanda rw'ikawa guzi kawa. So buri zone rero yabaga ifite agace ikoreramo haba mu murenge se utugari dutatu se gutyo abantu batemeye kujyana ikawa handi hantu. Igiciro usanga tugishyiraho cyo kirasanzwe, ariko noneho bikaba ngombwa ko hari igihe umufite inganda runaka yabonye igiciro cyiza ku isoko mpuzamahanga agashaka kuzamura igiciro abamuzanira akawa muri zone ye. So umuturanyi abandi bari muri zone baturanye bashaka kwijyanayo ntabwo babyemerewe kubera ko agomba kuba muri ya zone. So ikivuyeho ni zone cyo gihe ko yayijyana, ariko igiciro dusanzwe dushyiraho kawa tuzagishyiraho, ariko umucuruzi ushaka kurenzaho wabonye kontra nziza hanze yemeye ko yayigura n'ahandi wa muhinzi dushaka kurengera nawe ntibimubuze kuba yayijyana aho yabonye igiciro cyiza, kugira ngo bitume nibura abahinzi banyurwa no guhinga kawa no kwiyongera muri karite no kongera mu bwiza, kuko noneho amasoko arafunguye, ahantu hose arafunguye, ntabwo azakomeza kwizingira muri ya zone irimo yayijyana ahantu abona afite inyungu. Ariko cyane cyane biratuma dushishikaza n'abantu bafite inganda z'ikawa cyangwa bafite amasitasiyo kugira ngo bashyire imbaraga mu kwihingira ikawa yabo, kuko ikawa y'abahinzi basanzwe igenda iba nkeya, igenda isaza. Ibyo bizatuma n'ubundi ibiti by'ikawa bihingwa biba byinshi kugira ngo wa muntu nawe abone umusaruro yizeye, cyane ko byabaye kompetisiyo ku ikawa. Kugira ngo uyibone bisaba ko hari icyo ushora, hari icyo ushyiramo, hari icyo unabwira umuhinzi musezerana mbere yuko azayikuzanira kugira ngo nibura nawe agire imbaraga ku musaruro we aba yakoreye. Nitwa Alex Inkuru nziza, nkaba ndi umuyobozi w'ishami ry'ikawa, icyayi, ibireti na essential muri Nayo. Murakoze cyane. Ikawa ni igihingwa ngengabukungu cyinjiriza igihugu amadovize, kikaba gihingwa hafi mu turere twose tugize iki gihugu. Navuga uturere 28 duhingamo ikawa neza. Tukaba tubarura ubungubu abahinzi bagera ku 400 bakora ubwo buhinzi batunzwe nabwo umunsi ku wundi. Ikindi ni uko umusaruro urahari tuwohereza ku isoko. Umwaka washize w'ingengo y'imari 2021 twabashije kohereza hanze toni zigera ku 16,000 bya green coffee, byabashije kwinjiriza igihugu amadovize angana na miliyoni 61 z'amadolari. Icyo nababwira nuko mu bikorwa byose bijyanye no kuzamura igihingwa cy'ikawa kugira ngo dufatanye kuzamura umusaruro, bumve ko leta ibashyigikiye ndetse n'ibikorwa byose bazabigiramo uruhare kugira ngo tubashe gufatanya. Bari ku ruhembe rw'imbere rwose, mbabwira ko baza tugafatanya, abakiri inyuma abakitinya, ariko bumve ko leta turi kumwe nabo kandi tubashyize imbere.